Hello once again, uyu munsi ikibazo cyanjye ndakibaza abamama single mom cyangwa se abakobwa. Ndagira ngo mbabaze uyu munsi abagabo dufite mu Rwanda babaye ari abagabo bita ku miryango yabo gusa. Ubwo ndavuga abana babo, abagore babo cyangwa se abakomokaho mu miryango yindi bavukamo. Uyu munsi inzu ubamo nziza, imodoka ugendamo, telefone ukenera, ibyo kurya ukenera, gusohoka, ibyo bintu wabasha kubyikorera igihe kingana iki? Ese ni ukwezi, ni icyumweru cyangwa nta n'umunsi? Nshuti yanjye, niba wumva nta n'icyumweru wabyikorera ufite ikibazo, shaka akarimo k'amaboko ukore. Ikindi cya kabiri nkibaza se niba wumva nta n'icyumweru nawe urota kuzashaka umugabo mwiza wita ku rugo n'abana bawe? Nkwibutsa ko ibyo nzi n'ibyo utuje byabyara ikintu cya fresh.